cyangwa se ujya dusubire madiro ko yaciye mu biki intezi utaza umenya ryamutsinze mu nzira yo kapfunumeza ubusirimiye magare we terura make yakusisha wateruye make ko ahantu tuyajyanye ari habi wa muntu niko bakire make ha akazi n'akazi wa muntu niko ingorofani se yagezayo ingorofani yagezayo twajyanye ambanze naniruhokera turuhuka ko tubundi so mubyito niko ubundi hari ubwo wamembera ukwezi isaha ndi bucyure ibi 500 yacu ntizi rero wenda abona ushaka kuzana ubwana mu kazi nuko nakuzanye ahubwo ubundi bari banyishe mwana ureba se yewe rero kuba nakuzanye ngiye nimpuye nakugiriye nk'umwana twavanye icyaro wabyumvise naho ubundi gemba ndo nanakureka bakanakwica yewe hago so urajye ubwo sindi umurambo wa muntu ubusoye guterura akabuye nkaka nateruraga ikintu kiruta kiriya ngiye gukora uyu munsi hari ibintu by'imikino urumva gukora utikoresheje tukaza kureba ukuntu nimugoroba twaza kurya kandi wibuke ko nafite n'umwenda aracyabyibuka akabatindi ba Kigali bivuze ngo ntago wabyibukaga yewe nari nzi ko buriya byaragiye ariyo nagwaye twese dukomeza urahirwa rero umva rero reka mubwire sha muri iyi minsi sinzi rwose ibikira gutya najya gukora nzi ngo ngiye guhita birangira neza rwose kubona nkabona ibintu biraje biramvanze ibiki se bikuvanga ibiki buriya nturacya kibazo cya Mugisha yambwira cyakomeje kiriya kibazo cyakomeje wowe urabyita ibyo mubwira wita agasekurume k'umudugudu haraje haza undi ngo nawe wayitera akose ndezireka kubaza reka kubaza nje ko nayitera sinyifite uri mu biki ari wowe hamagaye umwana mugahurira ahantu muri mwenyine wakomaga wakimenye ngiye ndi magare rega ndi madiro wakimenye ubu uririrwa mu ishansi uterura ibuye ukuye umwana w'abandi mu gipangu arajya mayoneze arajya makaroni wowe uri ku kijumba kuyibuka ko uriya yari umukozi wo mu rugo ibyo byose yaryaga ibyo babaga bahaye uriya watenda yari umukozi noneho dore agatendo muri Kigali umukozi ateye undi mukozi oye ibyo ngibyo tujye tubikora umva nyine nkubaze none se buriya ukuntu se uko turi kumwana mu kazi uramaze ukuntu gusa ubyo ushaka kuvuga ntabwo mbyumva neza ukuntu ukura genda gira umva ikintu ushaka genda gira ngo uriya mwana w'umukobwa mugende mu bishuti mugende mu bishuti wowe ngenda kurangira ahantu akunda guhagarara mugende mu bishuti wowe nawe noneho nimurangiza kuba inshuti wumva ukuntu ngiye kumufata neza kandi unyumve y'amafaranga ndayakurekera noneho nindangiza nzaze nsange muri kumwe neza murimo muganira neza ntabwo ari jyewe none njyewe mba inshuti y'umukobwa uza usange tuganira wita kare ngo si wowe ntabwo ari jyewe maze abe nde niba gupima bazasanga ntabyo wakoze gito nuzi ko iyo umwana avutse bapima amaraso ya sigari muzi ubwenge ariko natwe mu cyaro turiga nubwo twiga nyanyazi turiga amaga umva nkubwire utajya kunkiraho inda muri Kigali kwa Kabuga ndahazi none reka nkwereke fete ko ngenda mu bishuti wenda ntimuzagera ubwo mufatana sibyo mu bishuti woza nakubaza amagare cyangwa amadini uzambwire ko yimutse yagiye asubiye icyaro noneho nibyo nshaka agenda ngiye ubwo ikintu nawukoreka nikubwiye najya nkamubwira ko wagiye aho gase urumva namara kuvuga ko wagiye natireho nanjye reka nkwereke reka mbe ngiye kuzana irindazi ndaje dukomeze kambe ngiye kuzana irindazi ariko aya mabuye uyasunika ndaje ndagusanga oya ndaje reka nzanire irindazi waje nkakubaza
ko uyu munyagwa shaho ngiyemo inshuti y'umukobwa yateye inda. Aya iyi ni imitwe njye sinera inda ngewe neza, ejo bundi baze bamfate anyitakane nk'uko yari yanyirukanye wapi, ahubwo se buriya si we Madira. tujye sha tujye ntacyo nazaga wagiye magare. ako se mwa nubwo se ujya dusubire ibintu kandi numvise uvuga ijambo Madira, ubwo si we Madira? Madira ko yaciye ibintu muri aka gace. Ariko jyewe mvuze Madira nyine nkuko nanjye namwumvise. Akanirire ni we Madira. Njye magare. Njye magare. Uzarazi. Ako we bundi nkubonamo abantu benshi. Semeze. Kubera utanyizera kwe. Mwizera ute? Reka ibyo tubireke. Mwese mwana. Uriya mwana w'abandi wateye inda. Umwana azabyara. Ubwo mbwije ukuri uzamwita n'amakosa ukwa. Kandi abuka nka se sha. Ibyo ni ibyoroshye. Umwana yavutse ntiyabura izina. Nimba ari umuhungu kubera ko nayimutereye mu ishyamba, azaba ari Kanye, azitwa Kanyeshyamba. None kubera ko hari ku mpinga y'umusozi n'aba ari umukobwa azitwa Nyampinga. Ababyeyi b'iki gihe mwarasaze. Ibyo njye ntibabindi. Ntayo ngo umunyakigali. We navuke, icyambere navuke gusa. Ibindi byo ntibindi. Banyise nezi ngira ngo wenda n'ubugome bw'abaturage bwo mu rugo. Ariko wowe akanigendere sha. Ubyara umwana ngo ni Kanyeshyamba. Ndumva utangiye amagambo. Mwese wowe ufite ibibazo ndakurariza. Ariko yitwara amata. Yenda gato. Gato ndacirira ngewe. Mbega umugabo. Undi wabyuha. Genda uransanga hano mwana. Bakafu n'umuhira. Yo, akaza umuntu agatura nk'uko ajyara. Ibisi yajegereye wavuze ngo uri umuyobozi. Yita ugenda zibya amafaranga y'abantu. Ananukasha. Ariko ubundi kuva ryari muzareka kurya imitsi y'abanyarwanda mwigira abantu bakaze kandi muri abantu Hari umuti nakuriye gabanya amagambo. Jewe nakubwiye ko ndi umukuru isi. Byari mu byakari. Jewe nese sha mba mu ishyamba nanze ugira yasenyuka nkajya gufata iwe nkayira. Urahari kimwe cyonyine utari wamenye. Ubu ngubu namaze kubanyuzamo ijisho. Urumva? Nabonye n'isombe mu menyo. Wanansuzwe uranyuzamo ijisho. Hari isombe wangaburiye. Hari bura Ako mamagara abanyerondo banje bakujyana. abanyerondo. Bura hari ikintu kimwe Cyamagara umuyobozi sha mukuru akwereka. Gabanya amagambo muri Kigali nta muntu. Wangabanye ubu ngubu bya bintu mwazanye ngo muranjyana muri gereza muranjyana. Uzinjira muri Kigali. Barambwiye ngo icyo nzaza mbona cyose nge ceceka. Uravuga iki? Ujye uceceka. Uravuga. Wowe usuzugura abayobozi. Nese shaka ubonye ndi mu ishansi hano. Urumva? Nerebuye. Ngewe neruribuye. Aha! Urumva akavugirizo numvishe? Nakamuyobozi. Uraje urebe. Muyobozi se wowe. Uraje urebe ibintu agukorera. Urabamo wowe. Ariko ibintu myihaye. Aha, nguyu. Muyobozi sahetse amajya ngari. Amagi kutaniye gutitira. Ubundi aho bukera mbona wowe uzanatera ni. None se ko mbona Uravuge? Muyobozi. ko mbona uzi bigambo. urongeye uragarutse na. Ndagarutse nanyu. Urongeye uragarutse. Subundi niki cyahankura ko ndi mu Rwanda. Ibandi nkawe ngiye kukubaza. Ibandi nkawe rizina hangaho. Arere yanyita ibandi no kuri kw'Imana. Izi ntaso ni wora fata umwanya ugatumwanya no kuganira n'ibigamba mbwinjije sha. Uzi n'ikindi ibihumbi 10 byanjye telefone yanjye urumva umuntu yagujije umva twahuye nambaye inkweto mu gutandukana nawe natandukanye nawe nta nkweto nambaye zikuyemo kubera wowe ubu none ikintu cyongeye ubu niyo waza turagurika nk'akuma k'injugu
nta kintu wazumbwira ngiye kukwereka ko Umunsi tuzahura mu ufite amarere ngiye kukwereka uwo ndiwe noneho umva nkubwire nta soni twe turimo turubaka waho kugira ngo uze unadufashe warangiza umuyobozi ntabwo yubaka se umuyobozi arara mu ishyamba ndavuze ngo ariko ibigambo yituterura ibuye hano terura ibuye ushyiremo umuvuga murabizi terura ibuye nta bintu mvugana nawe twe turi muri leta y'ubumwe nta mpamvu yo kuza unkanga ngo iyo leta rero turimo natwe urafata igitiyo urafata igitiyo nta n'isoni hariho polisi y'u Rwanda irengera abaturage bose buza ahubwo mwe muri n'abatekamutwe ibihumbi 10 byanjye ndabishaka wenzongera no kugufatira mu bitendo urumva ndaguteza abantu banje wowe urabibona ndakwereka ko muri umujyi wa Kigali ngewe nzume wowe ushaka kunyumisha ngewe nzume ngiye kamanze mubwire ngewe nzume niyo nakuma imvura yawe nkongera nkashibuka ngewe nzume wowe ushaka kunyumisha wowe nani sinza kumvika nzume ntacyo umvikana nawe umva nani se jenye umva nzume nzume umva ureka nkubwire reka manze nkubwire utangiye kuririmba yeye indirimbo yeye nayibaho muri icyo gihugu buretse manze nkubwire nzume mu mateka rero reka nkubwire uzi ko unambere yumbwira uzi ko ibibazo yawe tarakuvutseho nzume yababa we utangiye kubariza amateka yanjye ntabwo yanditse mu bitabo ntabwo ari muri library ari ku muhanda ndi umwana w'umuhanda uzambona kwa Kanyandekwe nyine uzi ko umwana ni n'umwana mwiza wiki ni wo mu muryango nzume ni wo mu muryango mutangiye kumva mbuzemo polisi mutangiye kuzingiza ibyo bisingizo by'umwana nzume ubundi ubusimu bwawe mu muryango rwose ibyo kabisa ahubwo tugiye kugushakira kano ikiraka icyo kintu cyo ndacyemeye ikiraka iyo ni diru ya mbere diru ya kabiri ngomba kubona telefone yanjye inkweto yanjye nagurishije nibone urumva yewe ndi magare nitwa magare ndabiguha do nawe nzume dire akazi ndayemeye nayo ibyo bisingizo bindi byo kusingiza ngo umwana mwiza umva nkubwire kuko tuguhaye Jonas Sepama kuko tumuhaye akazi aragabanya ibihano uziko nzume neza mu muryango ari uwa gatatu wa masege yego se none se mu cyaro se twatubanaga ko ntabwo oya nse ntabwo wateka za runonko nzume narakuriye izo munsi zo kunyambira ngo yambi ngo twatubana ko niyo wavuga ngo twajyanye kwiba imyembe manager ma urumva genzume kandi none ikintu idiro ya kabiri umva diro ya kabiri aze kukuzana ujya uragira we diro ya kabiri wowe yaje wigize umunyerondo urumva umunyerondo ikintu cyambere kugira ngo duhonokane nuko umanza ukanyereka iyo myenda y'ubunyerondo ni mwebwe mugenda mwiba abantu mukangisha ngo mufite amakarita ya gisirikare we ngiye nkubwire uzi kuri Kagabo hari ibintu usigaye unkinga yako nawe nicyo kibazo cyawe mbese ubwo njye ni gukinga gute Kagabo usigaye uri inshuti na Neza gute usigaye muri inshuti cyane ngiye nigeze kuza mu rugo nsanga urahavuye kandi hari ibintu mwaganire Ntezi yabimbajijeho ubu nta bintu wabwiye Ntezi uvugishije ukuri nta bintu wamubwiye kandi Kagabo muri iyi minsi mvuye no gukorera amafaranga ko nambaye imyenda y'akazi mvuye no gukorera amafaranga no kukugurira akantu ariko nutambwira ni ukuri do y'amagare nuko nkora Ngenezi tuye inshuti bisanzwe gusa wibeshye ubwo nta bintu wavuze biye ibintu navuze kari kuganira ibintu bitanakaje bitanarenze Kagabo none se ibintu wabwiye Ntezi uvuye mu rugo ku muntu mwahuye Nezi oya nta kintu namubwiye ngiye mvugishije ukuri nta kintu namubwiye uvugishije ukuri kuganira ibintu bidafite n'akamaro mbwira ibintu rero mwaganira twaganira ibintu bidafite akamaro kubona ujya wumva nk'ibizi twaganira ibintu by'abashuti nyine none se Kagabo ngiye kukubaza baza numva ariko kandi ntumbeshye muri iyi minsi ko utazaga kunsura utaza kugukorera iki utazaga kunsura gusura se kugusura urabona nawe uransetse nyine nawe umeruka nyine kuza kugusura nyine
njyewe ntabwo mperuka kurya. icyo kintu umishe ndakubona ikintu ese bigira gutya icyo kintu umishe ndabizi neza ko namwe murandushye ubu se ni gute ni ikihe kintu reba ukuntu yahaha kagabo kandi reka mubwire buriya wari uzi ko ngiye kugura igare sigare we ambwira agiye buriya wari uzi ko ngiye kugura igare kandi nari no kuzaguha umunyenga utagira nka semperime wowe iki igare ryawe nimba utanagira semperime ubwo nazabyihora utazanura mu muhanda imodoka ikazangura cyangwa utazanura no mu ferege rekeraho kagabo rekera ibigambo byawe ndabiha uzabihaga ariko ntabwo ari ubugari ngo iki ntabwo bizi neza yego magare we ngwino ako se nta nubwo birashya we magare we magare we fresh boss makoro ni meza boss wambaye imyenda y'akazi bite none uvuye mu kazi muvuye mu kazi rimwe korera hararuguru da bari bandagiye kubanga narije kureba bari bandagiye kubanga harya ntabwo wari uhazi ntabwo nari mbazi nari umuryango n'uyu ni muri kadasteri bo bose rega shaho magare uragira ngo se yateye imbere yari yateye imbere rwose mu makaro nari nyuze ahangaha bambaye kubanga nashaka akabati ubwo nagira ngo ngushyire kuri icyo kirago kandi nzaguhemba ahubwo uyuza ko wakize kare ubye mba nanabirangije rwose twe turakora wa mukinga ukuntu nakanyujijeho ariko nagakontwari twe turakora n'izi mbaraga ye baba we uzi ko tuba tukazanye reka bose ebana reka nkwereke ngere inyama muretse n'ingende tugiye guhita dutekana reka rero ujye nkwereke ubu turi sangahe ubundi iyo habura amabusi nk'aho saa 9:30 magare nimba ntarakakugezaho umenye ko magare umujyi umaze kunanira si ya mitwe yawe ntabwo ari Mani, imitwe umugisha. ntabwo ari imitwe ngiye magare wari uzi ko nanakijijwe yo narakijijwe neza ukaba wumva udukureti sinzi washinze akaba yewe rero reka nkubwire Rwanda Revenue reka ndacyashaka amafaranga yo gusora two gutinda sawa bose imana ikurinze igwe n'umugisha inyama